naho waba wita umwere naho wigira iki Imana igiye kubabarira. Ninde wabigezeho? Njye ntabwo ndimo, ariko nibura twibuka ko ari urugendo turimo muri Charismatique. Ikindi wenda ngarutse nko ku bajene bacu twebwe ikintu tubigisha ni uko byose birashoboka. Bagomba gukora cyane ibintu by'ubunebwe, turasaba ko babyirinda. Nta muntu usenga udakora ubaho, umuntu agomba gukora kandi agaharanira gukora neza cyane kurusha abandi, agaharanira gukora ikintu kimwe. Ubu rero ndumva nabacumbikiye aho ngaho. Yego, Imana ibamugisha. Charismatique ni nziza, ariko utari muri Charismatique ntiburagera mu bundi muryango w'Ishyura Gatolika. Murakoze. Theo arakoze cyane, nawe kubyo yagiye agarukaho byinshi cyane ku kantu tubwiye gakomeye ko guca bugufi. Umucharismatique nyawe agomba kurangwa no guca bugufi, ndetse umucharismatique nyawe agomba kurangwa no kubabarira, kuko ni nazo mbuto cyane dusabwa zigaragaza ko umuntu afite urukundo afite bagenzi be. Iyo ubabariye mugenzi wawe kandi ugaca bugufi imbere ya mugenzi wawe, n'ubundi uba wamubashye kandi umukunze. Ubwo rero muri make mu rubyiruko tuko tubyumvise, ngira ngo mu biganiro mwakoze nta mucharismatique w'umuje bibaho, ariko imibare uko imibare igenda ibigaragaza biragoye kubona abacharismatique umubare munini wabacikiye. Iyo ari umucharismatique ari ubwo agenda akagira ubwoba kugendera muri izo nzira. Hari n'icyerekezo cyiza Berger yigeze kutubwiraho, atubwira ko niba udafite ubushobozi uri umucharismatique rwose, muri Charismatique dushyigikira bagenzi bacu. Iyo udafite n'ubushobozi wegera abagukuriye ukababwira uti genda shaka isezerano, ariko nta bushobozi ugira, bakakwegera bakakubaza ubushobozi bwawe uko bungana, bakagushyigikira ugashingirwa ukagenda gikristo. Numva ari ikintu cyiza gikorwa muri Charismatique, kandi tugomba gukomeraho kugira ngo dushyigikire abajene bacu, kandi none nk'uko abivuze tubashishikariza gukora cyane, kuko iyo umuntu akoze cyane akomeza kugendera muri za ndangagaciro, kutiba, kudasabiriza, kutifuza ibintu bya bagenzi bacu bitewe n'uko natwe tuba twabibonye mu mbaraga zacu. Umucharismatique nawe rero kugira ngo akomere ku ndangagaciro z'abacharismatique agomba kuba ari n'umukozi. Ikindi ku bana nk'uko bivuze